uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Mutesi ngo ntacyo akivugana na Petero w'umukene. Hagati aho duheruka Stefano yarabiranye. Ubu se yaba amerewe ati? Ni urunana. Yego. Ko kane, ko mbona ikiraha. Yoko buje nta kwirukana. Nubundi ngiye kugenda ariko mama, kumaze kwitegura se. None subwo yatinzwa niki? Sikabugi museka ari kunesha umutwe ngira ngo mbanze nkagaburiye ntebe gusigira akazi kenshi. None yo kunuka ari kunesha umutwe pe. Cyakora yisize umugaburiye bingabanyiriza imirimo ya mu gitondo nkabasha kugira ibindi nkora. Singize abona amashuri y'abana batafunguye. Tuzaba bambere tujyane bugingo. Rega mama, ndabizi ko gusigira bugingo bikuvuna kandi wifitiye n'akazi kenshi. Ariko nyine kumeza unyihanganire ntazabura akazi pe. Reka nizere ko amashuri natangira azakunda kwiga. Tukajya tuhamusiga nta mpungenge. Igikomara kimaze ariko ndi mu kazi k'abandi. Mama, ndakumva. Ndagiye ariko nyine ndahangayitse pe. Wahangayikishijwe n'iki se? Ese ngabura papa utaraye tashye yaraye he? Reka ibyaso. Atari umwana se, akaba ari umuntu mukuru. Buriya nuza aho yaraye. Bukaba burinze bucya bukataranataha mama. Jya ku kazi k'abandi di. Sinzongera kumuhangayikira ntazava makura indwara ntazi. Mwaramutse yemwe. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Ego. Mwaramutseho muga. Mwaramutse. Ko tuzindukiye ni amahoro. Mudufitiye iki se noneho kwa muganga ko ari wowe uje udusanga ntutume umujyanama w'ubuzima. Ahubwo se ko mbona usa nk'uwigiriye guhinga Nyiramari. Niyo gahunda naramukanye. Hari itangazo mwaraye mutanze se simbyumve devo. Biki? Mbabarira rwose niba hari gahunda ntamenye ubundi nkunze kubaha ubuyobozi. Nta gahunda yatanzwe n'ubuyobozi. Ikintuguye no gusanga ugiye kwihingira nkaho nta cyabaye. Habaye iki? None se kuba Stefano yaraye mu bitaro ku kigo nderabuzima si ikibazo? Uti kimuga? Ngwiki? Mwaba mutabizi se? Niko, ntibishoboka. Stefano yabaye iki cyatumye ajya kwa muganga bakamushyira mu bitaro? Ubwo ntabyo mwari muzi rero. Data we, ntabyo tuzi rwose. Aha, reka ibindi wari ugiye gukora rero ujye kureba umugabo wawe mu bitaro. Bahamuzanye ameze nk'uwapfuye. Ninjye wamwakiriye kuko narayizamu. Ndumiwe ariko noneho. Reka nze njye kumureba. Niko, none bameze ati, aracyameze nk'uko bamuzanye muga. Ariko ubwo waje tukagenda muti nubona ko bwakeye erega umubyizi ni wa kare. Ariko wagiye Feresia ubundi sinsanga hatangiye guhinga. Ngwino yawe singusiga hano. Ndabizi nshobora kugenda ntubukije kumfasha guhinga hariya hantu. Nyitondesha rero. Ariko wabayite muti urabona Benita batazi nzajya gufungura boutique. None nawe urakomeza gukuruka hano mu nzu nta n'isoni. Genda ndaje yewe. Oya singusiga. Ngwino tugende. Chure. Iyi telefone mbonyani yande muti. Kirira telefone hasi Feresia. Nakomereza hano. Nibishoboka. Iyi telefone ya touch ni yawe muti. Do. Wari ugwamagaye ngo ninde? Ankopi. Uyu se wanu wahe kandi. Mereza telefone yanjye yewe. Muti. Telefone ya touch nziza nkiyi wayikuye wa mukobwa we. Siyo se. Siyo. Dore uko kareba. Ubundi se hari ubwo ari yanjye. Wiki? Kandi uvuze ngo ni yawe muti. Sobanurira neza ntabwo ndi kubyumva. Iyi telefone wayikuye he ko nzi ko udashobora kubona amafaranga yo kuyigura? Si yanjye ariko. Ubwo atari yawe iyi telefone nziza gutya yageze hano ite? Ega niyo umwana w'inshuti yanjye yabaye anishe kakarasharamye kanjye kari karapfuye none waba nishe iyi ngiyi. Wiki? Uwo mwana ninde? Ni wamumenya iwabo ni mu bakire bamuguriye ebyiri nk'izi. Ni umusore wayiguhaye? Reka da, none se Feresia sinkubwiye ko ari uwo mukobwa wayinishe. Ubundi se urabona ngiye telefone nk'iyi nayikura hehe? Nibyo? Okay. Shanangize ngo niyo wahawe n'umugabo. Reka da, reka rwose umugabo wawe yeheze. Ubundi se ubwo nabamukuye hehe? Umva muti. Nari kukubwira ugahita uyimusubiza. Ntuzi igishobora kubyihisha inyuma? Reka ngiye nta nubwo nyishyikirana n'abahungu rwose. Nadi, Karame muga. akira ibi byangombwa ubibike. Ibyangombwa? Ni ibyande? Ni ibya Stefano. Igumana, mubikuye hehe muga? Byavuye mu mufuka bigwa hasi cyagiye twamushyiraga muri cya cyumba twabanje kumushyiramo.
ego dore harimo irangamuntu ya disi. Ewe ndabona harimo n'amafaranga disi. Amafaranga ubwo rero ni ukubibika neza mukazabimusubiza nazanza mukatashye. Yewega none se muga Karame ndakumva Nadine. ubuse ko Stefano araza kuzanzamuka kera atahe? Humura araza gukira ubwo yageze mu maboko y'abaganga kandi tukaba tugiye kumuha n'imiti. Yewe disi Imana nimukize n'ukuri. Ngaho rero komeza umwiteho nk'uko twabikubwiye. Nubona iyo seri muri hafi gushira muzumbwire. Ndamwitaho muga. Nababwiye Stefano ya? Komeza uze ni hano nguya haryamye. Cyare? Imbonye ni biki? Tangaye se Nyiramari. Wari wavuga iki se ko gutabonye n'ukuntu twamuzanya ameze? Nyiramari yari yarembye. Kwiki? Yari yarembye n'ukuri. Mbese niba waje kurwaza? Ariko nakoze se? Stefano wawe umurwaza nkande Nadine. We kutari waje ngo umuzane hano kwa ku kigo nderabuzima kumuvuza? Kutari waje? Nta n'isoni. Yicaye iruhande rwe. Aratimaje. Ariko ye. Umva. Shinga ku ruhande rw'umugabo wanjye Nadine. Mbabarira di, nanjye n'umugabo wanjye. Umugabo wawe se ninde wabashingiye? Mbabarira di, nubwo ntawe dushingiye ariko twarabyaranye di, ndamuhekeye kwenda. Haguru kuva iruhande rw'umugabo wanjye vuba. Tuvaga bukira genda se. Utahanganyira amara. Nagukanga se. Aho kunshibira ko namutabaye nkamuzana kwa muganga nkamwitaho. Uranzana amahane. Wari gushimishwa nuko bakuzanira umurambo? Urwo rusaka mu bitaro n'urwiki? Sugira amaze uzanyiyenza hambaza ubusa. Reka musigiho. Nta soni. Muratongana mu nzu y'abarwayi koko. Ni soni rero. Nakameze yiterere hejuru rero uko mugira hu. Nabiterere hejuru ko nkugenza Nyiramari. Ntunzane ibyo Oya nimusohoke. Nuko Nadine. Oya. Kandi Nadine. Nimusohoke mujye hanze. Ngenda kwereka. Umva yewe. Nimusohoke mujye hanze. Sibeshi. Muranyumva ariko. Nimusohoke mujye hanze. Nta soni. Nimusohoke mujye gutonganira hanze muha abarwayi. Nakubwiye ko njye nkwiyamye. Nagende. Nakoreka mpamagara ushinzwe umutekano. Security. Sibeshye wongera umwicaye iruhande. Urambaza iki sugo Patri? Ibyo gusukana yise mbereka kuko nta kaje. Ahubwo se wasobanukiye style nshaka kunyogosha. Urumva nabiyoberwa mute? Nukuntu maze iminsi ntekereza ko nakogosha bigezweho kandi bikakubera. Uhinyizera ubundi wicare nkora akazi kanjye. Ariko nyine ntugire ngo nje hano muri salo kwiyogoshesha gusa da. Hari indi gahunda ikuzanye mute? Ni ukwiyogoshesha nyine ariko bikaba n'urwitwazo. Ngo rwitwazo? Ndarinje no kukubaza icyo wamamagariye mu gitondo. Tekereza n'ukuri. Nonese ko utafashe telefone ngo mbikubwire aho ukanga kunyitaba koko mute? Buriya rero we ntuzi ikibazo nagize. Cyangwa warebeye hamwe n'undi muhungu ushanje wahita unca amazi? Reka rwose Patri, muri kiriya gitondo koko urumva ari aho ngezeho kutarari iwacu nkajya kurara mu basore koko Patri. Mbese ubundi kuba naremeye ko tuba inshuti wumva ko ndi icyohe. Wumva njya no mu bandi basore babonetse bose. None se wagize ikihe kibazo? Ubwo siko wahamagaye Felicien akaba ari ufata telefone nkabura uko mwitaba shashiri. Nibyo? Yayifasha akireba yitivaho maze umutima udihira mu ijana. Cyakora sha amahirwe nagize. Nuko nanditse izina atapfa kumenya uwo ari umamagaye. Wanditse we? Nawe ntiwapfa kubimenya maze. Reka ndebe. Ego kumamagaye Patri. Ndabibonye. Inimero yanjye wanditseho Uncle P. Ego nyine kugira ngo se sharu wapfa kumenya uwo ari we. Cyakora ndakwemeye mute? Ako Patri ubu wabaye Uncle wanjye rega. Uncle Patri. Uzi ubwenge rwose kandi nkuko nabikubwiye rwose biri mu byo nagukundiye mute? Uzi njye izina nanditse kuri nimero yawe? Wanditse ngo iki se Patri? Sweetie Bombo. Urambeshya. Urambeshya Patri. Ahubwo se we. Karame. Kuri Noheri uzansura ntangire nkwitegure se cyangwa uzaba uri kumwe n'aba mutipe? Uhe mutipe ariko? Petero. Rekana nawe sha ariko se shu. Karame. Ninde wakuye ko njye nyifitanye ubucuti na Petero? Uzi ukuntu yabaye umukene nta n'akantu yifitiye rwose. Uwo muhanga rero? Yego papa. Rwose komereza aho rero umwana wanjye rwose komerezaho. Papa reka nonge. Ongera rwose umwana we. Akabuye kamwe. Yego. Utubuye tubiri. Yego. Utubuye dutatu.
yego rwose no kubara urabizi neza rwose mutoni wa papa reka nkuririmbire nkuririmbira mwana wa beka nyamanza keza ubona wishimye niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe erego niko nkora data we urabizi mutoni wa yego papa ndabona umaze kumenya kubara no kuririmba neza rero urabizi ubu none ubutaha nzakujyana gutangira ishuri rwose sibyo yego papa mbese burya waje Rureme maze nahageze kare rwose yewe bakugiriye vuba rwose reka rwose nabonye uriya mujyanama w'ubuzima wacu agira bwangu rwose agira akagupimira ibiro agapima ikizigira mbese ni ugukozaho n'ako kanya ni ukuri wakoze kujya gupimisha abana bacu ngo tumenye imikurire yabo ahubwo se aka kana kacu gatoya basanze karimo gukura gute yewe umujyanama w'ubuzima yasanze ngo none rwose gakura neza nta kibazo nibyo rwose cyakora nyine ngo tugomba gukomeza kwita ku mikurire ye agakomeza konka neza kandi tugahora tumuha imfashabere igizwe n'indyo yuzuye yego cyakora murebeye karame namaze kubibona rwose ko ari ngombwa ko buri mubyeyi wese yitabira gahunda yo gupimisha umwana kugira ngo bakurikirane imikurire ye buri kwezi nibyo rwose bituma umubyeyi amenya imikurire ye haba hari ikibazo ku mikurire y'umwana umubyeyi bakamugira inama yego rwose bityo umwana akarindwa kugwingira maze kubibona burya kudapimisha umwana mu rwego rwo gukurikirana imikurire ye ni uguhemukira uwo mwana rwose yega Stefano wahora n'ikibusho narepfuye neza ariko se ubwo nta nubwo wambonye mu bakuzanye hano kwa muganga koko reka da naba nkubeshye rwose mvuze ko hari icyo nzi yewe siko wari wapfuye koko yega wari wageze no muri koma neza rwose sha umva inzoga zimpaye isomo pe ariko se nkubaze uri wari inzoga zingana iki ku buryo rwose ugwa muri koma wa mugabo we narazivanze bihagije rwose nawe se Nadine yagiraga atya nkabona azanye ebyiri nkagutumira ubundi suruduhira akayizana nkagutumira ariko se urwagwa nkagutumira mbese sinakubeshya ngo namenye ubwoko bw'inzoga nanyoye ariko se Nadine wowe ntiyashakaga kwica koko Nadine arengana rwose ninjye wari wihishe rwose njye wavangavangaga inzoga z'amoko yose genda wararutanze gusa nta kindi none se busho hari n'undi muntu ushobora kuba yaramenye ibingibi byambayeho none tugira ngo sinyarire ngo yose yabimenye nukurida ubu rero baransezereye ariko mpise ngira ikibazo kize kandi ubu ndatahaye urataye iwawe kubanza bitari bunyoroherera kubera ikize gusa ukuntu Nyiramariza yaje kundeba mu gitondo yarakaye cyane uzi ko yararwanye na Nadine ahamusanze ko bari barwanye cyangwa se nyine mbese kamwe wigire kwa Nadine aya nanone aya rwose kubera ikize abantu bagira bati Stefano yarongowe na Nadine nabonye ubwo urabigenza ute akurongora se ubundi bwo umva gambira icyo kibazo rwose ni ikibazo mfite pe urumva ko kidakomeye icyo nicyo kibazo mfite rwose urumva ninjye wanjye Nyiramariza simukira ikindi kandi sinajya kwa Nadine rwose ngiye kuko bukeye bwaho mbese muti nk'ubwo wabangutse uritegereza abantu b'abandi bagutwaye iki nitegerezaga iriya kanzu uriya mukobwa tunyuzeho yambaye kanzu yese yabaye iki ahubwo wabonye ukuntu iriya kanzu ni nziza Beni ni nziza byo ndumva nshaka kwigurira nk'iriya rero urayigure kwese wa mukobwa we ngwino tujye mu isoko tugure ikanzu n'inkweto twavuye mu rugo twemeranyije mute ko ari byo tugiye kugura njye ningera mu isoko niyo nigurira rwose ariwe urayigura se ayikuye urabona ufite amafaranga yo kugura ikanzu nk'iriya njye rero nayikunze wayikunze ariko nyine umenye ko amafaranga dufite adashobora kukwemera kugura ikanzu yo kuri uriya rwego ariko Beni karame waretseho ukareka kugura noneho amafaranga yose ukayama nkigurira nk'iriya kanzu na twa dukweto nabuze nkubwira noneho ukazagura ubutaha mva mbese ukuntu umutesi yikunda
gusa none njye ntakeneye kugura imyenda yo kwambara mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Ni ukuri njye ndumva ibyenda dushaka kugura bitari ku rwego rwanjye pe. None wagira ute kariya mafaranga dufite? Mana we, dore n'iriya y'ubururu mukobwa wundi yambaye pe. Umva, ugomba kunyurwa na duke ufite. Urabyumva? Uzararikira imyenda nk'iriya yo kuri ruriya rwego ari uko twamaze kwiyubaka bihagije. Sibyo muvandi? Gwira tujye kugura ibyo tugura dutaye vuba. Ubwo se turirwa muri iri soko. Ego mana, imodoka ya gitifu byagenze bite ko mbona bayikuyemo ibyo mu nda byose. Ariko mutesi warasaze. Wanze yari yapfuye barimo kuyikora. Dore we, dore Beni. Ni ibiki? Urimo kuyikora ko mbona wagira ngo ni umukobwa we. Uziko ari umukobwa urimo kuyikanika koko muti? Ego mana, burase gitifu yizeye ko iriya modoka irimo gukorwa n'umukobwa ari buyikore ikagendara. Harabuzwa se n'iki niba yarabyize? Umva njye simbyizeye rwose. Ahubwo njye bitumye nanjye ngira icyo ntekereza. Utekereje iki se Beni? Mbese binteye kuraje. Nanjye rwose ngomba kwigira ubukanishi. Urabona ukuntu arimo kubikora we? Ubwo urabona ukuntu abere n'isarubeti muti? Uransekeje pe. Urumva we wakwiga imyuga nk'iri ukayishobora Beni? None se kuri yabishobora? Ahubwo reka mwegere mubaze ukuntu yabigenje kugira ngo ashobore kwiga mekanike. Nanamubaze nimba ubukanishi bugira amafaranga. Reka yewe ngwino tugende. Birasa amasomo yigwa n'abakobwa yewe. Uragira ngo bazakwita amazina kubera gukora imirimo y'abagabo. Ariko njye narumiwe. Bibaha rwose. Niko Kanengo. Karame papa. Nda hano nkwibarize sha. Ese. Niko sha. Karame. Wabuzaho ibyangombwa byanjye biri? Ibyangombwa bwoko ki se? Nyine ka kantu njya mbikamo indangamuntu yanjye. Ntako wabonye? Oya pe, ntako nabonye. Mana we, ubu kuko. Kandi harimo n'amafaranga rwose. Wabajije mama se ahubwo? Ariko se ko nabonye kuva ejo nagera hano mvuye kwa muganga nta jambo na rimwe ashaka kumvugisha. Ntagashaka kuvugana nanjye pe. Noneho ntabwo wigeze umubaza? Ubu se ndabivuga atari aho ngaho mu cyumba nyumva. Wagira ngo yagize ubumuga bwo kutavuga. Niko Nyiramari? Nyiramariza? Niko Nyiramari? Nta kantu njya mbikamo indangamuntu yanjye ikamukanika ikajyamo irangamuntu nyine. Ntako wabitse? Harimo udufaranga nubwo ari duke ariko nako ni amafaranga menshi. Niba rwose wayandikiye mbabarira ukampe rwose nakuyampe. Hari ibyo nshaka kujya kugura ku isoko. Nyiramari, njya mbikamo indangamuntu yanjye harimo n'amafaranga kandi menshi. Niba imboneye bimpe aho nshaka kwigira. Stefa, umva, ndakwiyamye ndakwisabye mbisubiyemo. Niko se wowe ko nkubaza? Hisabe. Ndakubaza niba hari ibyangombwa byanjye wabitse. Niba kumvuze ko harimo amafaranga se kandi nkabanyakeneye wabimpaye nkigira ku isoko. Ndabahahira rega ibintu byiza bya Noheli. Ntuvuze ko kuva ejo ntari kuvugana nawe se? Ikintu ushakaho ni iki? Ahubwo se ubundi kuki udashaka kumvugisha? Genda uvugane na Nadina kandi ayo mafaranga uba ari uyabaza. Risishanura. Umva, ibyo umbaza genda ubibaze Nadina. N'ibyo uhawe ugenda ubihahe ubimushyire. Maze njyewe Nyiramariza umpa amahoro. Oya umva mbugore mwiza rwose nyibwira niba hari ibyangombwa byanjye wabitse. Nakubwiye ngo ugende ubibaze Nadina kandi ntongere kumvugisha kubera ko ntashaka kongera kuvugana nawe. None se uko umva kuva buri gisebo kuri njye uri shitani uri bibi byose bibaho kuri njyewe. Ariko sibyo uvuga ni ibiki? Umva kuva ubu ntuzongere kuntekereza nk'umugore wawe, ntuzongere kumvugisha. Nyibagirwa Stefa kuko maze kurambirwa. Basi rekera aho ngaho. Zimya. Aha. Noneho reka nongera nyiregereho gato. Ubundi uhite watsa imodoka yawe wigendere giti. Yewe we mbega.
utangajwe n'iki se muko? Biranshimishije. Mbega ubundi witwa nde? Nitwa Benita. Ushimishijwe n'iki? Nyine nabonye ari uri gukanika imodoka kandi uri umudamu, nuko ngera amatsiko ngo nze ndebe uko bigenza. Nuko mbigenza rero. None se ibyo ukanika imodoka warabyize? Narabyize Beni. None se byarakoroheye kubyiga? Kubera icyo mbajije icyo kibazo se? Nuko njya numva bavuga ngo ni iby'abahungu. Oya, nta mwuga w'abahungu nta n'umwuga w'abakobwa ubaho Beni. Abakobwa nabo barashoboye kandi bashobora kwiga imyuga imwe n'iy'abahungu biga. Ubu se nubona ko nabyize kandi nkaba ndimo kubikora neza? None se umuntu yabyiga agashobora gukora uyu mwuga w'ubukanishi ukaba watunga umukobwa cyangwa umugore? Do reba hariya, do urubona iriya vatiri iparitse hariya inyuma y'indimo gukora ya gitifu. Ndi kuyibona. Wayibonye neza? Nayibonye. Iriya rero ni imodoka yanjye. Yawe bwite? Iyanjye bwite kandi nayiguze mu mafaranga nakoreye mu bukanishi bw'imodoka. Koko se? Cyane rwose. Ahubwo se ugira ngo ni imodoka gusa nakuye mu mwuga w'ubukanishi? Reka da. Ubu mfite inzu yanjye mbamo n'umuryango wanjye. Abana banjye kandi ishobora kubishyurira amashuri meza. Ubwo se urumva uyu mwuga nize rwose utanunze? Use nanjye nziga umwuga w'ubukanishi bizangirira akamaro. Nuko urakoze sha Cedri. Uzi ko uri umusore w'igitangaza? Nabikoze neza se? Ego sha. Nari nagize ngo sinabikoze neza da. Ahubwo uri umuhungu mwiza cyane rwose. Sinakugoye se ngo utuma nguze unkorera amasuku sha? Oya. Numvaga gukeneye rwose ngo umfashe gukora amasuku hano iwanjye mu rugo mu rwego rwo kwitegura Noheli sha. Yego. Nanjye rega buriya biranshimisha iyo nsabye kugira icyo ngufasha. Nibyo. Reka tube dufata icyo kunywa hanyuma unganirize nkwiyembere sha, urakoze pe. Oya da, ntabwo nanywa inzoga n'ubwa mbere nawe nyisomyeho. Genda nywa fanta. Nta kibazo urinywera fanta. Nagize ngo nawe uri ba basore banywa inzoga. Murakoze kumpa fanta muga. Ahubwo se shangaho unywa vuba. Ndagira ngo tujye mu cyumba cyanjye nkwereke utuntu, hari utuntu nshaka kuntunganyiriza. Mu cyumba? Reka shaho ubu wamaze kuba umugabo nta mpamvu yo gukomeza kwiyumva nk'umwana. Ubu se njye narakuze muga. Uri umugabo da? Ngwino sha, ngwino hano nkwereke utuntu mfasha gutunganya mu cyumba cyanjye. Nta nuko nari nakubwiye ko naguteguriye agakado ka Noheli sha. Numara kuntunganyiriza mu cyumba ndakaguha. Nukuri njye ndabona iyi kanzu yarayidoze neza da. Papa, ambara nawe turebe ariko. Reka nzi. Cyore? None se busho? Ariko se, niko tayi? Data we. Tayi? Karame. Wari ishati mbaye urini cyane ra? None se papa, ko ishati yawe bakigize kinini cyane? Ndabona rwose kinini. Ni kinini cyane rwose. Hey, warakabije. Ariko nanjye ndabona binyobeye. Kumbo ni kubayeho nini busho. Ni wapinye. Kandi naragupimye neza, kumbo ni kubayeho nini. Ubu se mu minsi mike yishize wabunanutse bigeze aha? Uzi ko nibeshye? Wibeshye wiki? Hise mbyibuka. Nige wakoze ikosa mu mbabarire. Mu mbabarire rwose. Nakudodeye ku bipimo by'undi mugabo kuruta ubunini. Ni mu nyumvira? Nabibonye. Ukuri mu mbabarire. Mbabarire. Urumva utayiciye gahunda se? Tekereza ko twayidodesheje ngo tuyambare kuri Noheli. Ubu bizagenda bite? Adre mukiye rwose. Yari gahunda ya Noheli. Ubuse kuko nawe. Dore mama njye birambereye. Ego mana rero. Ibyo ni ibiki mbonye? Urabona sitamubereye kankwa? Ego baba. Iramubereye. None se uyu mwana we wamudodeye ute koko? Ubere gusa nkaho uri hanze. Ariko ni modeli. Ni modeli kankwa. Ariko Tayi. Karame. Urabona ukuntu watwangirije koko? Ariko
akazi umwana wakadoze niba mutazi akazi bakere kuramo ububere bwe buri hanze urashaka kunyambikira umwana ubusa koko asoni ariko rero ni modeli y'udukazi tw'abakobwa modeli nitwo tugezweho aha niba ari byo bigezweho urabyemera bishoboka ngwiki Stefa ariko se uraseka urumva nagomba kugaruka hano iwawe koko ku manywa y'ihangu nadi iki bitwaye iki se kuza ku manywa y'ihangu mbabarira nshunze batangiye kugoroba nyine ndabona nza hano iwawe tekereza ariko none se kuko ntacyo umbwira koko nadi uragira ngo mubwire iki se nyine ndakubaza niba nta kantu kamwe mbikamo ibyangombwa byanjye wamboneye cyagiye nari nkiri mu bitaro ngo kaki nta kantu nyine njya mbikamo indangamuntu yewe bwoko ki se urumva ejo bundi cyagiye nyine nagiraga ikibazo ndi hano iwawe nkagira nyine cya kibazo mukanjyana kwa muganga burya nari mfite indangamuntu yanjye ndetse aho nyibika harimo n'amafaranga menshi ngo amafaranga cyakora pe indangamuntu yo narayibonye ndetse ndayifite hano ariko iby'amafaranga reka data we reka ashwida rwose amafaranga indangamuntu yanjye urayifite indangamuntu ndayifite rwose dore ngiyi hanyuma se amafaranga reka dana amafaranga nabonye bishoboka bitese reka da nari nashyize irangamuntu nyine ari naho nari nashyize n'amafaranga kuko kandi rwose yari amafaranga menshi pe ngwiki mbabarira da sinigeze mbona ayo mafaranga reka ayo nguyo uvuga nayo nabonye rwose mbabara winkinisha ayo mafaranga ndayashaka rwose kugira ngo uhahishe ibya noheli nanjye nshobore kugura ibyo njyana mu rugo rwose kugira ngo bizihize noheli nyine ndagira ngo ndebe ko nyiramariza yacuruka nyine kubera ibintu byambayeho rwose rero reka nkubwire njye nabonye indangamuntu rwose ndayifite ngiyi akira ariko ayo mafaranga ntayo nabonye pe ese bishoboka bite ko waba warabonye aka kantu mbikamo indangamuntu kandi nari nashyizemo amafaranga ukabona irangamuntu amafaranga ntuyabona ibyo se ndabizi Stefano arakora iki ngo amenye irengero ry'amafaranga ye Mutesi we ukomeje kubatwa n'irara amaherezo yazaba yahe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ndabasuhuje nanone mwe muhora mukurikira ibiganiro by'urunana uyu ni wa mwanya w'ubutumwa bw'abatwandikiye aho tubasomera bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho ngende Bonane Jean Emmanuel reka ibitekerezo byanyu tubihere ku by'umukunzi w'urunana wagize ati muraho neza abakinnyi b'urunana ni Akimana Zanye Florence mu karere ka Gakenke ndi urubyiruko kandi nkunda urunana ndashaka kubwira Benita nti warakoze kwifatira icyemezo cyiza ku buzima bwawe kuko Patrick nta cyiza kwifuriza namba we yashakaga kugukemuza ibibazo bye bwite yifitiye maze ejo hawe hakaba habi gusa ndabona Mutesi ari uzagwa mu mutego kuko imyitwarire ijyanye no kwifuza ndetse n'irari ashaka ibirenze ubushobozi bwe ikiza nuko yanyurwa nuko abayeho turabakunda undi mukunzi wacu ati muraho nkunda ibiganiro byanyu birafasha cyane iyo urubyiruko rw'ubu rubyumva byaba byiza cyane gusa mujye mugerageza kwibanda ku bishuko biri hanze aha bishuka abana bato ikindi kandi abana b'abakobwa bakeneye kubwizwa ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwabo banabigwamo bakamenya uko babyitwaramo Elisa we yatwandikiye ari Muhanga yagize ati Mutesi namugira inama yo kugabanya gukunda telefone kuko byakurizamo kugwa mu bishuko by'abahungu badafite umuco nk'aba Patrick mugenzi we wundi atari ko se mute nanone urongeye Patrick yongeye kukwigarurira kubera ubusabusa bwa telefone reka mbitumire kuri Bushombi Busho gabanya ubujiji ureke kugendera mu kigare cya Stefano utazisenyera urugo yari umukunzi wanyu Verena Mukeshimana imusasa mu karere ka Rutsiro umukunzi w'urunana witwa Zashe uherereye mu karere ka Kicukiro ati muraho neza ndagira ngo mbwire Mutesi ntashishikazwe na smartphone kuko Patrick nta kiza mwifuriza ndagaruka kuri Bushombe nakomeze yite ku muryango we ave mu kigare kuko natangira ubusinzi azabahemukira abana be reka dusoze ubutumwa bw'uyu munsi dusoma bwa Nkeshimana Pio wagize ati munyemerere mbatume kuri Mutesi mute ntabwo uko kutanyurwa na duke ari byo biguhesha agaciro none nutwarwa n'iraha ushaka kubona ibyo udafitiye ubushobozi kuzandavura ukagwa mu bishuko ukangiza ubuzima bwawe ibyererana byose si zahabu kandi iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe ni Pio Ikarongi murakoze ubutumwa bwanyu tubusoreje aha
tukaba tubashimiye mwese abatwandikiye muri iyi minsi mutugezaho ibitekerezo byanyu. Tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Dusubikiye ikiganiro cy'uyu munsi naho butaha.